Uyu munsi tugiye kuvuga kuri chapitre ya 16 ari nayo ya nyuma y'igitabo Umwana w'umukire, umwana w'umuhanga. Iyi chapitre yitwa Intsinzi nyayo ni ubwisanzure bwo kuba uwo uriwe. Iki gice ni cyiza cyane kandi ni ingenzi kuko gikubiyemo amasomo yose twize mbere. Iki gitabo cyose kigamije gufasha abana kubona intangiriro nziza mu bijyanye n'amafaranga. Si ukubigisha gusa gutsinda amasomo cyangwa gushaka akazi keza, ahubwo ni ukubaha ubumenyi burenze ibyo. Umwanditsi avuga ko intsinzi nyayo atari amafaranga ufite cyangwa izina ufite cyangwa impamyabumenyi zose ufite. Intsinzi nyayo ni ukugira ubwisanzure bwo kuba uwo uriwe. Bisobanura ko ugira ubushobozi bwo kubaho uko wifuza, gukora ibyo ukunda ndetse no gukoresha impano zawe, udafite amadeni cyangwa igitutu cyo gushimisha abandi cyangwa gukorera abandi. Umwanditsi atangira iki gice yibutsa abantu ko turi mu gihe cy'ikoranabuhanga ndetse n'amakuru menshi. Hari amahirwe menshi cyane kurusha mbere. Abana bafite inzira nyinshi bashobora guhitamo: akazi, ubucuruzi, imibereho itandukanye. Ariko iyo badafite ubumenyi ku mafaranga, izo nzira nyinshi ziba nk'izifunze cyangwa iziteye ubwoba. Umwanditsi aravuga ati, amahitamo menshi atanga amahirwe menshi yo gutsinda. Tekereza umwana urangije amashuri agahita ajya mu kazi, nyuma akaza gusanga ako kazi atagakunda, ariko adashobora kukavamo kubera amadeni cyangwa ibindi. Aba abaye nk'ufungiye mu buzima adashaka. Ariko iyo afite ubumenyi bw'amafaranga, ashobora kuvuga oya ku kazi adakunda ndetse akanavuga yego ku mahirwe ajyanye n'impano ze. Umwanditsi agaruka ku gitekerezo gikomeye cyane: intsinzi ni ubwisanzure bwo kuba uwo uriwe. Umwanditsi avuga ko hagati y'imyaka 9 na 15 ari igihe gikomeye cyane mu buzima bw'umwana. Nibwo atangira kwimenya ndetse no kwihitiramo. Nibwo atangira guhitamo uko azabaho, icyo azaba cyo ndetse n'uko azatsinda. Muri icyo gihe umwana yubaka uburyo atekereza ko buzamufasha gutsinda mu buzima. Iyo yigishijwe gusa ngo iga neza uzabona akazi keza, ashobora gukura atekereza ko ariyo nzira yonyine yo gutsinda. Ariko iyo yigishijwe amafaranga, amenya ko hari ubundi buryo bwinshi bwo kubaho. Umwanditsi bwe yigeze kubwirwa ko atazagira icyo ageraho mu mashuri, ariko ababyeyi be cyangwa uwo yita se w'umukire yamufashije gukomeza impano ze. Isomo rikomeye ku babyeyi: ntukemere ko ishuri cyangwa sosiyete bigena ejo hazaza h'umwana wawe. Buri cyemezo kiba gifite ingaruka. Iyo umuntu ahisemo gukoresha amafaranga yose afite uyu munsi, agira ubukene ejo hazaza. Iyo umuntu ahisemo kwiga gushora imari uyu munsi, agira ubwisanzure bw'amafaranga ejo hazaza. Umwana ufite ubumenyi ku mafaranga abona ubushobozi bwo kwihangira akazi, gutekereza ubucuruzi, kwitandukanya n'amadeni mabi, kwiyizera mu gufata ibyemezo ndetse n'ubwisanzure bwo kuva mu bintu bitamufitiye akamaro. Umwanditsi agaragaza ko iyo amafaranga yawe ataguhesha ubwisanzure, ahubwo akagutera ibibazo byinshi, aho ngaho ntabwo uba ufite ubwenge buhagije ku by'imari. Abantu benshi bavuga ko intsinzi nyayo ari ukwiga amashuri menshi, ukabona akazi keza, ukagira inzu ndetse ukagira n'imodoka. Ariko abantu benshi bafite ibyo byose ntibishimye. Umwanditsi avuga ko intsinzi nyayo igizwe n'ubwisanzure bw'amafaranga, gukora ibyo ukunda, kubaho ukurikije indangagaciro zawe ndetse no gukoresha impano yawe yihariye. Kandi ikindi, kugira amahitamo menshi mu buzima. Umwanditsi avuga ko ibyo ngibyo ari byo bigize intsinzi nyayo. Intego si ugushyira abana mu murongo umwe, ahubwo ni ukubaha ibikoresho bibafasha kwihitiramo inzira nyayo. Umwanditsi agira ababyeyi inama zikurikira. Avuga ko ugomba gutangira kwigisha abana amafaranga hakiri kare. Mwigisha inshingano mbere yo kumuha amafaranga. Ndetse urinde impano y'umwana wawe karemano. Mwigisha ko amafaranga akora ndetse umuhe n'ibitekerezo byinshi ku mafaranga. Mufashe kugira ubumenyi butandukanye kandi umwereke urugero.
Intego nyamukuru ni ukurera umwana ufite ubumenyi ku mafaranga kandi wigenga mu bitekerezo. Umwanditsi asoza avuga ko inshingano ikomeye y'umubyeyi ari ukurinda amatsiko ndetse n'inyota yo kwiga y'umwana we no guteza imbere impano ze. Iyo bihujwe n'ubumenyi ku mafaranga, uha umwana impano ikomeye cyane, umuha ubwisanzure bwo kuba uwo ari we. Iyo umwana azi ibyo byose, ntabwo abaho akorera amafaranga gusa, ahubwo abaho akorera ubuzima bumushimishije kandi ashaka kubaho. Ubutumwa bukomeye buri muri iki gice cya 16 umwanditsi yibutsa ababyeyi ni uko kwigisha umwana amafaranga atari ukugira ngo abe umukire gusa, ahubwo ari ukumuha ubwisanzure bwo kuba uwo ari we. Niba uri umubyeyi, ibaze uti: ese ndi gutegura umwana wanjye kubona amafaranga gusa cyangwa kuba umuntu wuzuye kandi wigenga? Iryo ni ryo somo rikomeye cyane riri muri iki gice. Aha niho dusoreje igice cya 16, ari nacyo gice cya nyuma cyo mu gitabo Umwana w'umukire, umwana w'umuhanga. Umwanditsi aributsa buri mubyeyi ukuri gukomeye cyane: intsinzi nyayo ni ukugira ubwisanzure bwo kuba uwo uri we. Kwigisha umwana amafaranga si ukumugira umukire gusa, ahubwo ni ukumuhesha amahitamo, kumwongerera icyizere ndetse no kumuha ubushobozi bwo kugenzura ejo hazaza he kugira ngo azabashe kubaho uko abyifuza, gukora ibyo akunda ndetse no kugaragaza impano ye yihariye, aho kugira ngo agume mu bibazo by'amafaranga gusa. Igice gisoza neza igitabo cyose. Amasomo yose twize, kuva ku kumenya ko watandukanya assets na liability, kumenya ideni ribi ndetse n'ideni ryiza, kumenya ko wakoresha imikino y'amafaranga kugira ngo umwana wawe asobanukirwe amafaranga kurushaho, kugeza ku guteza imbere ubwenge karemano bw'umwana wawe. Byose biganisha ku ntego imwe gusa: guha umwana wawe ubwisanzure bwo kwiyubakira ubuzima akunda by'ukuri. Niba warakurikiye ibi bice byose kuva ku ntangiriro kugeza hano, ndagira ngo ngushimire. Warakoze cyane gufata umwanya wawe mu kwiga uburyo bwo guha abana bawe intangiriro nziza mu bijyanye n'amafaranga, kuko kubimwigisha ni ukumutegura ejo hazaza heza harimo ibyishimo ndetse n'ubwisanzure bw'amafaranga. Wakoze ikintu gikomeye cyane, kuko kurera umwana ufite ubumenyi ku mafaranga ni ibintu by'ingenzi cyane. Ndizera ko wakuyemo amasomo menshi muri iyi ncamake twakoze kuri iki gitabo Umwana w'umukire, umwana w'umuhanga. Ndizera ko wakuyemo ibitekerezo ushobora gutangira gukoresha mu buzima bw'abana bawe. Niba warigiye byinshi muri iki gitabo, kora like, kora subscribe niba utarayikora ndetse unasangize n'abandi. Murakoze cyane.